umusore ukunda umukobwa aba yiteguye kumwitaba no kumuhamagara amasaha 24 kuri 28, tugakuramo wenda amasaha 8 cyangwa 10 bitamushobokera, zibyo abyiteguye ariko bidashoboka, hagasigara andi masaha 18, sibyo. Umukobwa nawe ukunda umusore nawe biba bimeze gutyo, sibyo. Umukobwa ufite undi mu ex rero nkuko wabivugaga umushishikaje yakubonera amasaha 18 ibishoboka, sibyo. Ashobora kukubonera nka 3, yakubonera ya 3 kubera ko nawe ubwawe utamukunda bihagije, sibyo. Ukagira ngo atatarahagije, ngo ubwo tuvugana mu gitondo tukavugana nimugoroba ngo bimeze neza, sibyo. Yamukunda bihagije ubu mukumbuye byibuze amasaha 18 ku munsi. Ayo masaha 18 yaguhaye 3 ukomeza umukumbuye ntumubona, ugakomeza umubwira ngo ariko ntabwo umubona, ntabwo tuvugana bihagije, kuko wari biteguye kuvugana nawe igihe kingana iki amasaha 18, none yaguhaye 3. Ku basore benshi rero bigenda gute? Ntabwo aba yagakunze uyu mukobwa ku buryo amukeneye amasaha 18 byibuze, sibyo. Noneho kubera ko iyo amuhaye 3 yumva ntacyo bitwaye, rega araboneka turaganira. Ese umuntu tuganira amasaha 3 yose akumva ntacyo bitwaye, bakarinda bagera mu murenge, bakarinda bagera mu rusengero, sibyo. Yumva ntacyo bitwaye ko bavugana amasaha 3. Akamwandikira mu gitondo ngo waramutse ute, ufite izihe gahunda uyu munsi, akaza kumusubiza nyuma ya saa sita, waho nandi mu bintu byinshi ngo turaza kuvugana nimugoroba. Turi kumwe? Bivuze iki? Bivuze ko umuntu n'ikibazo wamubajije ngo ufite izihe gahunda uyu munsi ntabwo akitayeho, ntabwo yacyumvishe. Impamvu atacyumvishe nuko ntabwo ufite agaciro kanini mu buzima bwe. Nawe niba udashobora kubibona ko muri iki gisubizo yamaye hari ibintu biburamo, nuko ibi bintu ibyo wamushakagamo ntabwo bingana gutyo. Hari utuntu duke wamushakagamo none aratuguhaye utamahora hinde. Icyo gihe bivuze iki? Bivuze ngo kuri aba bantu babiri nibamara kubana bugacya ngo ntabwo nari mbizi, ngo ntabwo ngo nabonaga ko atankunda, ngo naje gutahura ko afite umu ex. Niba utarabitahuye mbere nuko utamuhaye umwanya uhagije, sibyo. Ikindi nuko niba utarabitahuye mbere nuko nawe ubwawe utari witeguye kumukunda byuzuye, ahubwo icyo yaguhaye nicyo wari ukeneye. None ubu ngubu none utangiye kumukunda, utangiye gukenera ibirenzeho, muri kubibona. Biroroshye mu kumuha umwanya w'ibanze mu mutima wawe, ugakenera kugira umwanya w'ibanze mu mutima wawe. Urugero, umuntu wandikira mu gitondo akagusubiza saa 6, ukeneye kumenya nibiki yari arimo kuva mu gitondo igihe wamwandikiye kugera kuri iyo saa 6 gusubirijeho byatumye atagusubiza, ku buryo akubwira ngo mu gitondo saa 1 nagiye ahangaha, mvayo nsiga telefone ahangaha, njya ahangaha, kugeza ubu ngubu nibwo mpugutse, nibwo mbonye amahirwe yo kugusubiza, sibyo. Abantu bakundana by'ukuri iyo akwandikiye message mu gitondo nyuma y'iminota 20 utarayisubiza aravuga ngo ni gute umuntu yaba atayibonye, ahari yakoze accident, ahari se byagenze gutya, agahamagara. Yahamagara ntuyitabe, nyuma y'indi minota 10 akongera akiyiba akaguhamagara, kubera ko aramukunda, arashaka kumenya uko ameze. Ibyo rero iyo ubikora kenshi n'igisubizo cyabyo ubona kikubwira ubusabane bwawe n'uyu muntu.